Banyarwandakazi banyarwanda mudukurikiye muri kano kanya, twifuje koko gufata umwanya wo kubaganiriza kubera ko hari ikibazo gikomereye igihugu cyacu muri kino gihe, tukaba twumva tutakomeza guceceka. Icyo kibazo twibaza namwe mwese murakibaza, kiragira kiti Perezida Paul Kagame ari he? Yaba yarapfuye bakaba baratwimye amakuru, bakaba barashatse kubigira ibanga? Impamvu icyo kibazo gihangayikishije nuko nyine igihugu kiri mu bihe bikomeye. Hari ibimenyetso byinshi byerekana ko perezida atagihari, atakiriho cyangwa se atagishoboye gukora inshingano ze. Ubu ngubu ku isi hose nk'uko bigaragara, abakuru b'ibihugu bahangayikishijwe no guhangana n'icyorezo cya coronavirus kimereye nabi abaturage bo ku isi. Amakuru duhabwa nuko no mu Rwanda cyahageze, ndetse kikaba kirenze abahuye nacyo bakaba barenze kure imibare duhabwa. Ibyo nta n'igitangaza cyaba kirimo, kandi nta n'uwaba bifitemo uruhare uretse ikinyoma gusa kiri mu kutavugisha ukuri, imibare nyakuri, cyangwa se bikaba biterwa n'ubushobozi buke bw'igihugu bwo kutagira n'ibyuma bihagije byo gupima iyo ndwara. Ibyo si cyo kibazo gikomeye dufite. Ikibazo nuko icyo cyorezo kirahari, gishobora kugirira abaturage nabi, ariko cyane cyane hari imyanzuro yagifatiwe. Iyo myanzuro ikaba ari imyanzuro ikuraho uburenganzira abaturage bari basanganywe kandi bahabwa n'itegeko nshinga rigenga u Rwanda muri iki gihe, ariko bikaba bigaragara ko wagombye kubishyira mu bikorwa cyangwa se ko wagombye gufata ibyo byemezo adahari. Perezida Paul Kagame yagiye he? Perezida Paul Kagame ari mu gihugu cyangwa ntahari, ari mu mahanga? Perezida Paul Kagame ni muzima, arahumeka cyangwa ararwaye? Perezida Paul Kagame yaba akiri mu kazi cyangwa yarakaritse yareguye? Hari ibimenyetso byinshi bitwereka ko kuba Paul Kagame atagaragara muri iki gihe biteye abaturage, bigatera n'igihugu akaga gakomeye. Ikimenyetso cya mbere nyine n'ibirira byemezo byafashwe. Ibyemezo byatangajwe na Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente. Ibyo byemezo bikaba ari ibyemezo bikaze cyane. Ibyemezo byo kubuza abantu kugenda, bakababuza uburenganzira bwo kwishyura ukizana, bwo kugenda no kugaruka uko babyifuza. Ibyemezo byo kubabuza gukora akazi kabo, ngo abamotari ntibemerewe gukora, abatwara imodoka ntibemerewe gukora, ndetse n'abandi bose bari bafite akazi ngo bagume mu rugo iwabo bikingirana. Abacuruzi reka da, amaresitora wapi. Ibyo ni ibyemezo abantu badapfa kwifatira gusa badashingiye ku itegeko. Kandi gukuraho uburenganzira by'igihe gito kubera ibihe by'amage cyangwa by'intambara ntabwo bipfa kwikorerwa na Dr Ngirente gusa, gutyo gusa. Ibyo ni byo bita declaration d'état d'urgence, bibiri mu nshingano za Perezida wa Repubulika. Aho narebye mu itegeko nshinga banza no guhera ku ngingo ya 136 kugera kuri 139 bagena uko icyemezo nk'icyo gifatwa kubera amage areba igihugu cyangwa igice cy'igihugu. Natangaye cyane numvise hari umuminisitiri witwa Nduhungirehe uganira n'umwavoka uri Buruseli wamubazaga ibibazo, wakavuga ko nta état d'urgence iriho mu Rwanda. No kuvuga nta tegeko ryashyizweho, nta declaration, nta cyemezo kivuga ko u Rwanda ruri mu bihe by'amage. Niba ibyo bitarakozwe twaba turi mu kaga gakomeye. Buriya burenganzira Dr Ngirente yaba yarabukuye bwo gutangaza ibyemezo bikomeye bigabanya uburenganzira bw'abaturage, uburenganzira bahabwa n'itegeko nshinga, niba hatarabayeho icyemezo cya declaration d'état d'urgence yo guhagarika, yo gusa n'abahagaritse constitution, itegeko nshinga by'akanya gato, kugira ngo ibyo byemezo babashe kubikora mu rwego rwo gutabara abaturage. Ese Perezida Kagame arabura na Evode bakamufunga, igihugu kigasigara kiyoborwa n'abantu gusa bameze nk'abatazi ko habaho amategeko mu Rwanda? Ikibazo gikomeye, Perezida Paul Kagame ari he? Ese arihishe yitinyiye coronavirus yigendera mu mwobo yisubira mu ndake nk'uko yajyaga bivuga, areka abaturage bonyine abashumurira inzara muri biriya byemezo byafashwe, ubundi wajya kwihisha kugira ngo yibereho? Ese Paul Kagame koko ari Londres, ari kwivuza, ararwaye? Niba bitubwire, rega n'uburenganzira bw'abaturage. Kimwe mu bimenyetso cyerekana ko Paul Kagame atagishoboye gukora inshingano ze nuko nyine iriya état d'urgence atabonye umwanya wo kuyitangaza, ahubwo agasimburwa nk'uko itegeko ribigena, ahubwo na Dr Ngirente akaba ari uri imbere usa n'uyoboye igihugu, nubwo tuzi ko gutegeka kumvirwa biri kure cyane nk'ukwezi. Ariko nibura ni itegeko rigena ko yagongera muri ingingo y'107 y'itegeko nshinga ko yagombye kumusimbura by'akanya gato igihe adahari, ariko azagaruka igihe arwaye cyangwa ari mu mahanga. Ariko ibyo ntibabitubwiye ko ariko byagenze.
ubwo rero hari ukuntu abantu bajya bamenya n'amakuru bakamenya ngo indege ziraha cyangwa imodoka zagiye. Ino ni ibintu abantu bakurikira cyane. Indege ya Paul Kagame ngo yabiri i Londres guhera ku itariki ya 21 z'ukwa gatatu. Iyo ndege se Paul Kagame yaba yarayigiyemo akaba ari i Londres hirya ha akaba ari kwivuza se coronavirus se nawe yarayanduye? Paul Kagame ari he? Yaba ari umugabo mbwa se utinya urugamba none agashyira Dogiteri Ngirente imbere ngo abe ari we uhangana n'icyorezo, we yihishe cyangwa yarihungiye? Paul Kagame ari he? Mu gihe abantu bakomeje kwibaza icyo kibazo muri iyi minsi, abamwegereye bashatse kudushukashuka ko yaba akiriho, batuzanira ijambo ngo yavuze. Iryo jambo ntawe uzi iyo rivugiye. Ni ijambo rikatakase uduce rigaragaza ko Paul Kagame afite ikibazo. Niba atakiriwe mu rugo cyangwa se muri presidence ngo abe yafata ijambo nk'uko asanzwe arifata, aritangira ari live arirangize, nuko Paul Kagame ari ahantu adashobora gukora mu buryo busobanutse. Ni ijambo bakataguye barakatakata bagenda bateranya ukayoberwaho perezida ari. Ndibuka ko nejo bundi bariduha ndetse bari batangiye ahubwo igice gitangira kitariho, baritangiriyemo hagati, bigeze aho barikuraho iryo bari baduhaye barongera bazana irindi. Icyo ni ikindi kimenyetso cyerekana ko perezida Paul Kagame yarapfuye, barabiduhisha cyangwa ararwaye banze kubitubwira, cyangwa se yareguye cyangwa yarihungiye, ntago tubizi. Ntago barekeye aho, ahubwo muri iyi minsi ishize bakomeje kutwereka gushakisha kudushuka ko yaba hari rwose akora bisanzwe. Bati yabonanye na minisitiri w'intebe wa Canada, batwereka n'ifoto. Uretse ko bibagiwe ko minisitiri w'intebe wa Canada kubera iyi ndwara ya coronavirus yihugitse ahantu yifungiranye mu nzu. Icyakora we nubwo yifungiranye buri munsi ajya imbere y'abaturage akababwira uko icyorezo kimeze, agakomeza akabagira n'inama. Ifoto batweretse ngo Paul Kagame ngo yavuganaga na minisitiri w'intebe wo muri Canada, niyo mu 2018. Bwarakeye ndetse bagerekaho ikintu ngo yarari ngo mu nama, ngo yarari kuvugana n'abandi ba president mu nama, ngo ya G20 bya bihugu 20 bikize cyane. Ariko iyo foto batweretse ya Paul Kagame ntawe utubwira igihe yafatiwe, ntawe utubwira aho ari, ndetse nabonye hari n'abagiye nyuma bayikiniraho bamwerekana mu gisare kinini ari kwirebera televiziyo, ahubwo iriho abakobwa bambaye ubusa, ariko abo ndatekereza ko ari abikiniraga, ntabwo ari we berekanaga. Iyo foto batwereka ntabwo tuzi aho ari, ntabwo tuzi iyo yafatiwe, ntituzi n'igihe yafatiwe. Kuki bashakisha kutwereka ko hari kandi atagaragara? Ikiri cyo tutibeshyaho nuko perezida Paul Kagame atari aho yagombye kuba. Aho yagombye kuba ni imbere y'abaturage b'Abanyarwanda bahangayikishijwe n'icyorezo cya coronavirus, nk'uko abandi bakuru b'ibihugu bari imbere ku rugamba, akatubwira uko tugomba kubyifatamo. Biriya byemezo byafatiwe abaturage akabikurikirana, akabaza ubu ngubu ko abaturage benda kwicwa n'inzara, akabaza ko abaturage batangiye kwivumbura kubera ko benda kwicwa n'inzara. Perezida Paul Kagame yarapfuye, aracyahumeka, ararwaye, mutubwize ukuri. Ubwo rero ndareba ngasanga abavandimwe, ikibazo kiri mu Rwanda cya birabyemeza bigamije kurimbura abaturage. Wabona na Paul Kagame wabifashe yarangiza agakwepa akabishinga Dogiteri Ngirente, ngo ejo bundi abaturage nibamuvumbukana azabigereke kuri Dogiteri Ngirente. Wabona ari Paul Kagame wabifashe akabazi ko bizica abaturage bibicishije inzara, agashaka kwikuraho icyaha akihisha akigendera mu ndaki. Dogiteri Ngirente akajya imbere ngo arayobora za guverinoma ziri kwica abaturage zibicishije inzara, zibashwa ngo zizabaha imfashanyo ntiboneka, hanyuma bari we bizajyaho. Iyo miyoborere ni miyoborere bwoko ki? Iyo miyoborere idashingiye ku mategeko ni miyoborere bwoko ki? Amategeko mwishyiriyeho agoramye uko bishoboka kose, ariko nyine niyo ariho niyo agomba gukurikizwa, naye kabananira kuyakurikiza koko. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ibyo ari byo byose, niba mwarakuyeho uburenganzira bw'abaturage muri iriya declaration ya Ngirente ibuza abaturage kujya ku mirimo yabo, ibabuza uburenganzira bwabo bwo kwishyira bakizana mu gihugu, muvuga ngo ni ku buryo bwo guhangana n'icyorezo, ahubwo ibyo byemezo mwabafatiye akaba ari byo bigiye kubarimbura kurusha icyo cyorezo, muzabibazwa. Kandi abaturage bo ntibari burazemo, nta cyumweru gishira badahagurutse ngo babibabaze. Mureke murareba. Ese kuki Evode Uwizeyimana yajyaga bibutsa itegeko nshinga kirimo n'andi mategeko mukamwaramufunze, mwamugaruye akabibutsa? Abantu b'abagabo, guverinoma nzima ifite sena ikagira inteko ishinga amategeko, bagafata ibyemezo bidashingiye ku itegeko nshinga, bidakurikije amategeko. Ni ukuvuga ko ari igiteganywa kitari cyiza, ntimushaka kubyandika. Nimwandike muvuge ku itegeko nshinga muri hagaritse, ko mugiye kwifatira ibyemezo itegeko nshinga mwari hagaritse. Nimwandike muvuge izo mfashanyo muri kubeshya rubanda uko ziteye, aho zizaturuka,
rubanda imenye ko igomba kuguma mu rugo ariko izagaburirwa. Ikibazo nuko inzara yatangiye kubica kandi abaturage bashonje. Ndimugire ngo bagira amatwi yo gukurikiza amategeko, bahoze babyivugira muri za video batangiye gushyira hanze. Banyarwandakazi, ibi bihe ni ibihe by'akaga, ariko akaga ka mbere ni ukuba abantu bitwa ko bafite umukuru w'igihugu udashobora kugaragara mu gihe cy'amage ngo abajye imbere abafashe abayobore kandi afate ses responsabilités. Ni ukuvuga niba abona ibyemezo byafashwe, dore ko bafashe iby'Iburayi, bakoporoye iby'Iburayi babikubita mu Rwanda bibeshya, ariko Iburayi yo bafashe ibyemezo ngo bakingiranye abantu, bashyira miliyari 300 z'amayero ku meza, bakavuga bati tuzakomeza tubahembe, tuzakomeza tubagaburire, amadeni mwari mufite muri banki tuzagira uko tubigenza, ariko mube mwirinze ko iyo ndwara yihuta cyane, kuko tugitegura ibitaro, tugitegura ibyuma bizabafasha. Naho si wacu barabafungirana ngo bategereze iki? Bategereje umuti se? Bategereje urukingo? Barabafungirana kugira ngo bategereze se ibyuma bibafasha guhumeka bazaba barafashwe n'indwara? Dore umwanzuro ukwiye. Dogiteri Ngirente, niba unyumva, Kagame wisinzi niba kiriho niba atakiriho ubitubwire, ufate ijambo tubwire aho Perezida Paul Kagame ari. Niba ari mu mwobo mukwege umugarure, niba yarahunze kubera ubwoba bwa coronavirus ushyiremo ibyondo ahereyo ntazagaruke. Ariko niba arwaye mukaba mutabibwira abanyarwanda ngo bashoboye kumusabira, bamusabira, bumva bafite ubwo bushobozi babikore, kandi banamenye ko umukuru w'igihugu wabo nawe afite ikibazo nyine, bamushyigikire. Muri mu makosa akomeye. Nimubanze muvuge aho perezida ari, cyangwa se asohoke agaragare avuga icyo ari gukora. Icya kabiri, nimufate icyemezo cyo gukuraho ibyemezo bidakurikije amategeko mwashyizeho. Niba mushaka kubikora, nimubanze mudekarare état d'urgence, muvuge ko igihugu kiri mu kaga, kiri mu mage. Noneho itegeko nshinga muri hagarike, noneho mudusobanure neza ibyemezo mwafashe nka biriya, uvuge nuko muzabishyira mu bikorwa. Ntushuka abantu ngo tuzabafasha kandi inzara yabamaze bari kurwana. Coronavirus nkuko muduha makuru nta muntu n'umwe irica, ariko abapolisi barangije kurasa abantu 2, hamaze kwitwa abantu barenga 4 bakubiswe kubera ko bagize inzara bakajya kwiba. Hari abafungiwe ku murenge hariya mu Ruhengeri, mu Ruhengeri abafungiwe ku murenge babuze uko bataha iwabo. Guverinoma nzima ibura no gufasha abaturage, ibyemezo byanyu bihubukiwe byafashwe bakiri no mu nzira, mukananirwa kubafasha ngo batahe bajye mu ngo zabo. Guverinoma nzima ibuza abaturage bashaka kwigendera iwabo kandi ntacyo muri bubahe, bakarinda baribwa n'ingona muri Nyabarongo barwana bashaka kwitahira iwabo. Koko mufite ikibazo gikomeye, ariko murakora ibintu bidakurikije amategeko kandi muzabibazwa byanze bikunze. Ni mu bikosore. Icya gatatu, nyabune nimubwira abagororwa, muzi ukuntu babayeho bacucitse muri zira prison, ari izizwi n'izitazwi, mubari kure bataha iwabo, wenda bazagwa iwabo, kuko iriya coronavirus nimara kubageramo bo nta mahirwe bafite, bazashirira muri gereza kandi ni benshi cyane. Icyo cyemezo ntikigoye, ni mubare kure batahe. Ibya coronavirus nibimara guhita, buri kaya buri wese muzayisubiremo, niba hari ugomba gusubira mu gukomeza igihano cyo azagikomeze, ariko ibya coronavirus byavuye mu nzira, mubafungure rwose batahe. Ikindi nuko abaministri n'abandi bashinzwe gusobanurira abaturage uko bakwirinda kiriya cyorezo ntibabikora, ariko mutabafungiranye mubashuka ngo hari icyo muzabamarira kandi ntacyo. Niba hari inkunga mushaka gutera, nimurebe abo muyitera. Niba mushaka gufunga Kigali, gufungirana Kigali byakumvikana Kigali yonyine kuko abantu baracucitse, ariko ntimushobora kubafungirana mutagira inkunga yo gusimbura imirimo yabo bakoraga. Ariko uko mbazi iyo nkunga ntayo muzabona vuba ahangaha, nimunayibona zaba ari nyirarureshwa. Ni bya bindi byo gufasha ngo abantu 2 mu isibo, abantu 2 nkaho ari bo bagira inda bonyine, abandi 15 se basigaye 13 bazatungwa n'iki? Niba bibananiye nimureka abaturage bigendere. Ibintu byo kubara inyungu zanyu gusa, mwibarira ifashanyo mushobora kubona, ariko mukabibara mureka abaturage bakicwa, ntabwo ari byo. Mwege muri kwibarira imfashanyo muzakuriye muri za banki mondiale n'ahandi, ariko nimurebe ubuzima bw'abaturage. Abaturage nibamara kubashirana bishwe n'inzara muzabigenza gute? Icyo akora sinizeye ko abaturage bazicwa n'inzara ngo baceceke, ahubwo bazahaguruka bavudukane. Mwebwe mutabona, mwebwe muri kuyobora abantu nk'abatabitayeho, nk'aho ari umwanda. Wagira ngo mwakuye abakene mu muhanda kugira ngo bakire mukomeze mwidegembye mu muhanda mwenyine, abakene batabanduza bapfirayo n'inzara bagira baterekada. Ntibishoboka. Nyabune nimushyire ubwenge ku gihe, muyobora igihugu mu buryo bukurikije amategeko. Niba amategeko mutayazi, muhamagare Vode yo mwamufungiye agaruke abasomere constitution ibagenga, abibutse n'ibyo mwakagombye gukora, mubikurikize, mukora ibintu binyuze ku mategeko, binyuze mu mategeko. Naho ubundi bindi wapi? Ubwo rero
twebwe turareba tugasanga ibintu byo gufungirana abanyarwanda u Rwanda nta bushobozi rufite, ntirwishyire ku murongo w'ibihugu by'i Burayi nabyo bigowe no gucunga iki cyorezo. Nimureke abaturage bakomeze bakore bareke kwicwa n'inzara. Noneho ahubwo mucungane abarwaye mu bakure mu bandi batangiye kugaragaza ibimenyetso. Niba ibitaro dufite bidahagije, nimufate za stade zose zo mu gihugu muzihindura ibitaro, mushireho abaganga, mushireho ababitaho. Abagaragaje ibimenyetso mubajyaneyo, atari kujya kubatayo, ahubwo bavurwe, bitabweho, abapfuye bashyingurwe ko ntihazabura n'abapfu. Ibyo birumvikana, nina abantu barapfuye barashize, kiriya cyorezo kizagira abo gitwara. Gusa kiriya cyorezo nabwo ntigikwiye guhahamura abantu burundu, kuko abantu bamaze kumenya byinshi kubikiranga. Ni indwara yandura vuba, kuba yafata bene gihugu bose ni nk'aka kanya. Ni indwara ariko abanduye bose ntibarwara kandi abarwaye bose ntibapfa. Ni ukuvuga ko abenshi mu bapfa si ukubura imiti gusa ituma bapfa, ni ukubura bya byuma bibafasha guhumekeka, kuko iriya virusi ifata ubuhumekero cyane cyane bw'abantu bakuze n'abari basanzwe bafite ubundi bumuga n'ubundi burwayi. Abo rero nibo bagombye kwitabwaho kurushaho. Ni mubafata abarwayi mubashyire ku ruhande, mugerageze kubitaho. Abapfuye mubashyingure kandi ntimubatere imiryango yabo. Ahasigaye mureke abandi bakomeze bakora imirimo, kuko nabo barwayi nabo bakeneye kurya. Birumvikana ko coronavirus nifata abantu bashonje izabahuta bose, izabamara kandi izabafata nizabura kubafata. Mwibashuka rero ngo barafungiranye ngo hari icyo muri gukora, ntacyo muri gukora. Murabicisha inzara gusa. Inzara yica vuba kurusha coronavirus. Aho kugira ngo abaturage bicwe n'inzara, ni mubareke bazicwenda na coronavirus nkuko nabo batangiye kubyivugira. Abanyarwandakazi mutwumva, ubutegetsi dufite bufite ikibazo gikomeye nuko perezida yagiye kwihisha, cyangwa se yarapfuye barabiduhisha. Niba yarapfuye niba bitubwire, niba arwaye niba bitubwire, nabyo bifite icyo bisobanura. Ariko hagati aho ngaho ndagira ngo ngire abanyarwanda ko perezida adahari, sinzi iyo yagiye, sinzi yari, abo bari kumwe, nta burenganzira afite bwo kwihisha muri iki gihe, nta nabuke. Kuva cyitwa perezida w'u Rwanda nta burenganzira nabusa afite bwo kwihisha abanyarwanda mu gihe bari ku rugamba nk'urunguru. Kereka niba arwaye, ariko niba arwaye bagomba kubitubwira tukabimenya. Niba atanahari rero kandi nta nahari nyine, abasigaye nibura bakora ibintu bikurikije amategeko. Naho ubundi nibikorera buri wese ibyo ashaka, abaturage muraza gupfa, mwicwe n'inzara, ntawe ubakurikirana, nta bategetsi mufite, nta leta mufite. Niba guverinoma ya Kagame yarananiwe, hari guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, muduhamagare mudukingurira amarembo, turaza n'amaguru ahari. Ariko abaturage ntibagomba gushira bishwe n'inzara kubera kubura abategetsi. Reka nsozereza aha rero, mbifuriza abanyarwandakazi kuba maso ntimwicwe n'inzara. Babakubitaho ibyemezo badashoboye gufinansa ngo mubyemere, bikorera ibyo bishakiye bidakurikije amategeko, ntimubyemere. Nimwumva inzara bariye musohoke mujye gushakisha. Ariko rero mwirinde gukubitana ngo umuntu yibye agatoki kubera ko inzara yamwishe, mumukubite mu mwice. Ibyo ngibyo ntago ari byo nabyo. Leta yindi irashaka ko musubiranamo, ya Paul Kagame wagiye kwihisha arashaka ko musubiranamo, mubyirinde ibyo ngibyo. Ahubwo mufashanye, abagize icyo bafite babe baha abandi, ariko ntimureke leta ibambura uburenganzira bwanyu nta kibahaye, nta kiri kubarinda muri coronavirus, ahubwo irayibateza ibasange mushonje mushire. Reka dusoze twizera ko iyi coronavirus irasiga impinduka zikomeye muri kira gihugu. Abategetsi muhari, yego dusanzwe tuzi ko ari ubutegetsi bw'igitugu, mwari mukwiye gucisha make. Ibihe byarahindutse, ubu byahindutse, corona yabihinduye. Ntago abaturage mushobora gukomeza kubafata nk'inka ngo bikunde. Kera mwarabakangaga bakemera kubera ko bari bafite amahitamo. Umuntu ashobora kubunda azi ko ari buramuke, ko abana bwe bari bone icyo barya. Ariko rero ntago bazabunda bari kwitwa n'inzara. Ibyo murabyibeshyaho rwose. Nimureba nabi ya revolution twavugaga ngiyi yaje kandi rabatumurira barangiza. Harakabaho u Rwanda, harakabaho Repubulika y'u Rwanda, ariko harakabaho n'abaturage bishyira bakizana mu gihugu cyabo batabakuriyeho uburenganzira bwabo kandi mu buryo budakurikije amategeko. Oya, abo baturage ntibakabyemere. Rubanda urakabaho, wirwaneho muri ibi bihe by'amage, ntutegereze ko hari ikindi bagukorera kandi bigaragara neza ko ntacyo leta ishaka gukora.